Tavuga Imana neza nibituze twebwe abo yagiriye neza turahari turayishima. Ibitavuga Imana neza nibituze twebwe abo yagiriye neza turahari turayishima. Ndabashuje mu izina rya Yesu, cyane cyane abakunzi bakunda kunkurikirana mu mperuka kuri TikTok, cyane ndimo ndasengera umukozi w'Imana Vestine ndacyagusengera, ntago ndacogora n'ubu ngubu ndabizi ko Imana iri kumwe nawe. Humure nubwo ntazahuri ariko Imana izahuri. Abambari bawe turahari kandi turabanyamashengero, tuzi ko Imana ikwishimira kandi izakomeza kukurinda aho uri wose. Nzi neza ko mu gihe Imana yavuze izakubaka kandi ukubakika. Ndashimira abayobozi bacu b'igihugu aho bari, abashinzwe umutekano guhera mu nzego no kugeza mu nkuru kugeza kuri muzehe wacu Paul Kagame. Imana iguha umugisha. Abakristo nimuze kugira ikintu kibababaza cyangwa ngo kibakomeretse. Rimwe na rimwe ku ijambo numvishe rivuga ngo insengero ziracyakomeje gufungwa. Paruwasi nkuru ngiyi mu mutima, iyo turayigenda nirwo rusengero n'umutima. Turinde imibiri yacu kuko iri mu rusengero rukuru ruruta izindi nsengero. Turarugendana ikizwa abantu bareba naho batareba. Imana izakugirira neza, ntagire ikintu kukanga ngo urusengero rurafunze. Dore paruwasi nkuru y'umutima irahari kandi dushakisha ibyo umwami Imana yifuza, bari byo dukora. Muririmbye aravuga ngo bashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakishe gukora ibyiza badacogora. Haleluya! Niba ushaka ko Imana igukunda ikaguhesha agaciro ikakwamamaza, kizwa abantu bareba naho batareba. Ntabwo insengero zizo zitumye dukizwa, ahubwo paruwasi nkuru y'umutima irahari. Dukora ibyo gukiranuka, ubundi uburinzi bw'Imana utubeho. Ndasengera abayobozi bacu, Imana ibaha umugisha. Ngiye gusengera n'abakristo bemeye kunamba k'uyu mwami. Uyu mwami yemba neza niyambura. Insengero zifunze arakora, insengero zidafunze arakora, insengero zikoze arakora. Abakristo bashumba muriho mwami wacu arakora, cyane ko baruta ari hejuru ya mwese. Uyu mwami dukorera ruta abayobozi bacu, uyu mwami dukorera ruta abashumba n'abapasteri, arabaruta, ari hejuru ya byose. Ibi bintu ntago ari muzehe wacu Paul Kagame ubikoze gusa, n'Imana iramushyigikiye, iri mu ruhande rwe. Rero hagati yaho ngaho mureke dushaka Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, ibintu byose azabyikorera. Kandi iyo paruwasi nkuru y'umutima muyishyiremo kubaha Imana, ibintu byose no gukundana. Ibashyigikire, nimuhumure nimuzasonza, nimuhumure nimuzambara ubusa, nimuhumure nimuzakorwa n'isoni. Iyi Mana yacu irahari. Ndabakomeje nimugire ihungabana. Yemwe bashumba mukorera Imana by'ukuri, mukuri no mu mwuka. Nimuhumure amatorero atabayeho tuzabaho. Nimuhumure atabayeho tuzabaho. Abari bishingikirije ku matorero nimwishingikirize ku Mana, kuko iruta byose, iruta bose. Mana yacu irahambaye, irakora kandi iteye ubwoba. Abasi Imana yabo bazakomera, abo nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Tindana n'Imana, izaguhuza n'abantu b'umumaro, izakugeza aho ishaka kukugeza kandi izakugira uw'igiciro. Reka mbasengera Imana. Uri Imana Data wa twese, urarinda kandi nukoze isoni. Sengera abayobozi bacu b'igihugu, sengera isi, sengera abayituyeho, reka ubagirire neza. Haleluya, haleluya. Ukomeza abashumba bagushumba mu kuri no mu mwuka, ukomeza abapasteri bapastera mu kuri no mu mwuka, ukomeza abahanuzi bahanura mu kuri no mu mwuka, ukomeza abaririmbyi baririmba mu kuri no mu mwuka, ukomeza abakristo basenga mu kuri no mu mwuka. Leta side dosti de wide, ubakomeze cyubahiro kizima, ubabere byose, babere ingabi bacingira. Urinde muzehe wacu Paul Kagame, umwambika imbaraga, umubere byose Mana. Atagufite yaba adafite byose, ariko ugufite abagufite. Murengezi wacu rero, urengera abakobwa bakomeze bubahirize Rosti de Godestai, urusengero rukuru paruwasi nkuru. Urinde abagabo, urinde abamama, urinde abana bacu. Ukomeze utubere byose, kandi urinde abakristo barimo bararwanwa n'uwundi mwuka uhagurukiye gusenya bari maso. Ngakomeze utubere byose mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana Data, Imana wa twese, Imana irinda, Imana idakoze isoni. Dusengeye Vestine,
ndagusengeye Vestina ndakwingingiye rote sa edome reka imbaraga z'ijuru zibe kuri Vestina kandi Vestina turagusengeye tukwingingira ndakwingingiye Ngeberize ndetse n'abankurikiranye baragutabarije reka uburinzi bw'Imana bukubeho aho uri hose Uwiteka kugereho akurwanirire mwana w'i Rwanda agutabare rostide egode akubere igihozo agukureho akagambane k'abazimu akakurwanya kariko kose kigireyo mu izina rya Yesu imbaraga zose n'imyuka mibi byaturuka kwa Idirisi bikurwanya turabisenya mu izina rya Yesu turirukana ibitavuga Imana reka uburinzi bw'Imana bube kuri Vestina reka uburinzi bw'Imana bukubeho turagutabarije turaguhamagarije imbaraga z'ijuru ngo abarizo zikubaho urakarama Yesu ko ari wowe usanze Vestina ukamurengera kandi ukamutabara ni mu izina rya Yesu amina 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 Vestina ndagushoje aho uri hose nitwa Mukansanga Berize ndi umukobwa usenga wubaha Imana mubyeyi Yesu yagiriye neza kandi arantabara aho uri ntabwo mpazi Vestina ariko nagira ngo nk'ikizere mubwire ngo yakumbiye mu nda ya mama wawe ikaba n'ubikikurinze iracyafite ubutware n'ubushobozi bwo kukurengera Vestina rose mwana w'i Rwanda ntugire ubwoba iyakurinze ukiri mutoya ikaguha abaterankunga ukaririmba ukamamara ikabikugejeje ku rwego rumeze gutyo erega nubwo uvugwa nabi ariko uramamaye ijuru rirakwamamaje uburinzi bw'Imana buracyakuriho yakurindiye mu nda ya mama wawe ikakurinda kera ikemera ko urugamba rukubaho ugaca muri ubwo buzima ugaca mu rugamba ariko Imana igakomeza ikaguhagarara iracyakurinze Vestina turagusengera abanyarwandakazi ndetse n'abanyarwanda tugufatiye iry'iburyo umura mwana w'umunyarwanda turagusengeye reka nkubwize ukuri Vestina yavuganye nawe iracyakurinda ndahamanya n'Imana ko Imana iturinda mu Rwanda iracyakurinda abanyarwandakazi ndetse n'abanyarwanda turasenga turacyakomeje kugusengera Vestina uzakorwa n'isoni nagira ngo ntabwo uzakorwa n'isoni ntabwo Imana izemera kugukoza isoni iyaguhamagaye ikagukoresha ntabwo izagukoza isoni Idirisi tuvugane nagira ngo nkubwire ngo waribeshye aho uri hose waribeshye warayobye hari igihe abantu batwitiranya kuko dusangira ibishyimbo baratwitiranya uratwitiranya Idiri turasenga twe Vestina wamutoye ari umwana w'Imana buretse ko Imana igire ku muntu ikamucunda imushakamo amavuta ikamwanika izamwanura yemeye kuza kumwigishiriza iwanya aho ngaho ukamugaraguza agati ugashaka gufunga impano ze ariko nkabona rata reka nkubwire Idiri wari ufite ikijunjamanye wa mugani kuko no mu bukwe bwe ntiwasekaga ntabwo wigeze useka wari ufite misiyo uriho kandi wari uyiriho uretse ko misiyo uriho izakorwa n'isoni Munyarwanda yavuze ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu nagira nkubwire ngo amaherezo yawe uzakorwa n'isoni ntacyo uri mu mutware mperutse kumva ngo yikubise hasi ashaka abari isereri y'inda ashaka abari isereri y'abadayimoni Idiri ntacyo uzamushoboza ntuzamubasha uriya mwana yavukiye mu mashengesho avukira mu masezerano uriya mwana yavuzweho n'Imana Idiri ntacyo uzamushoboza ntabwo nkuzi Vestina simuzi ntabwo nzi yaba sinzi nayari iki gihe ariko Vestina ndagutongera amashengesho mu izina rya Yesu ibyo bagutongereye byose abe mu bukwe ndabitongoza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera ibyo bagutongereye kwa Idirisi aho havuka n'ibiki byose ndabitongoza mu izina rya Yesu ntacyo uzaba uhagarikiwe n'ingwara avoma uhagarikiwe n'intare yo mu muryango wa Yuda ntacyaba ndagusengeye Vestina baho umura wikangwa n'abiracitse Idirisi ntaguhabure ndetse n'abambari be bose ari abamushyigikiye ntibagukange Imana yakuzamuye utaramenya kwambara ukambara Imana yakuzamuye ikaguhijwe ukazamuka nagira ngo mbwe ngo Vestina ntacyo uzaba sindakubona ndetse nkubonye ntakubonye ntacyo byamara igikuru nuko ngutumyeho amaraso ya Yesu akugereho mu izina rya Yesu dosi elasi akugereho uburinzi bw'Imana bukugote ntago turyama kuva nabimenya sindi businzi nge ndarara ijoro kandi mfite abambari dusengana ndagusengeye ngufatiye iby'iburyo mu izina rya Yesu ntacyo uzaba
vesiti ntuzakorwa n'isoni. Abo basimu niba ari nabo bagutuye hasi, niba ari n'inda yagutuye hasi, mutangarize ngo ntacyo uzaba. Ndabivuze n'ubwa mbere nkoze ikiganiro nisohokera niririmbira, ariko ndabihinduye ku bwawe. Ngiye gukora ibiganiro nanza agasuzuguro k'abadusuzuguye badafite Imana, bakora ubukwe bajunjamye. Ntabwo twigeze dukora ubukwe tubabaye, twakoze ubukwe tunezerewe bitewe n'Imana ikoze. Idiri, wigeze useka? Wigeze werekana n'inyinya na rimwe? Wari urakaye ufite misiyo ujunjamanye ugira ngo uzamwica? Yarapfuye. Nagira ngo ngutangarize ngo uko atarapfa n'iki nta kintu azigera aba, nta kintu azaba. Mfite ifu yanjye n'abankurikiranye bose ngutangarize ngo dufatiye iby'uburyo Vestine ntacyo azaba yubashye Imana, kandi Imana izamunezeza. Nagira ngo nkubwire ngo Satani n'abambara ibi barakotoye, ntacyo bazatwara Vestine nawe Idirisi. Nudakizwa ntacyo mvuze, turimo turasenga. Vestine, Imana igukomeze. Nagusengeye ntangira nubwo ntakuze, ariko Yesu akugereho, kandi ndacyakomeje gusohora ibiganiro byawe. Imana iguhe umugisha.